twongeye kubasuhuza inshuti bakunze ba The Sun Rwanda. Nkuko mubimenyereye urubuga rucaho ibintu byinshi bitandukanye, harimo film, harimo comedy, harimo ababyinnyi ba traditionnel, harimo modern, ndetse dufite n'abanyempano nk'abasizi bavuga imivugo n'ibindi byinshi bitandukanye. Si ibyo gusa kandi tubanyurizaho n'ibindi bijyanye n'ubworozi. Umunsi ishize twabanyurizaga ubworozi bw'imbata cyane, ariko dushaka kubereka ubworozi bw'inkanga ndetse n'izindi mbata nshyashya zitamenyerewe cyane mu Rwanda zitwa uwa. Mbere na mbere icyo twagusaba, urasabwa gukora subscribe, ugakora imbere ku nzogera gatoya kugira ngo ubutaha uzajye ubona ikiganiro gica kuri uru rubuga ako kanya. Waba wakunze ababyinnyi ba moderne traditionnel cyangwa se ukunda iby'ubworozi, ntuhejwe, ni karibu rwose kuri uru rubuga. Ni ukudushyigikira tugafashanya tukubaka u Rwanda. Tugiye kubereka imbata tworeza one, turabereka n'izisanzwe. Benshi bakunda kuzibaza ibibazo byinshi bitandukanye. Hari abavuga bati se amagi imbata araribwa? Ibyo nakoze ikiganiro mbibabwiraho. Hari izawa benshi barazibaza, hari n'abavuga ati zirahenda, hari abavuga ati se izo mbata zihenda gutyo ni ikihe cyiza cyazo? Ariko ndaza kubabwira wowe ntucikwe n'iki kiganiro, ukomeze ukurikirana iki kiganiro paka kirangiye kugira ngo umenye byinshi cyane utaruzi. Hari n'abandi batwibabyibaza nko ku nkanga, bakavuga bati ese izo nkanga zitera zite? Ese amagi yazo araribwa? Ese umumaro wazo ni uwuhe? Mbere na mbere turaje tuzibereke. Ikintu cya mbere zizwiho ni uko ari nziza, niba uzifite mu rugo ni akantu gashimishije, n'agatungo gashimishije. Ikindi zitanga umusaruro uhagije cyane ku magi, kandi amagi yazo bavuga ko ari meza cyane. Ntabwo ndabasha gukora ubushakashatsi ngo menye ikigero ubwiza bwayo ageraho, ariko nagiye mbyumva kenshi ngo ni meza, ashobora kuba yabamo n'umuti. Nimenya amakuru kuri ibyo ngibyo nzabamenyesha. Tugiye kubereka izo mbata, tubereke inkanga na ari igisore. Iyi ngira irabura amezi abiri bitere. Iyi ni ubwoko bwawe nkuko nabibabwiraga, irabura amezi abiri bitere. Murabona ko ari igisore cyane. Izajya kugira igihe cyo gutera imaze gukura cyane. Ntabwo ari izi gusa nkuko nabibabwiye, ndaje mbereke n'izindi zitandukanye. Ubwo ngiye kubereka inkanga, nkabereka na dendo, ku buryo icyo yakishimira cyose ushobora kutuvugisha tukaganira, tukaba twagira icyororo cyangwa se tukakurangirana kuri icyororo cyiza cyane kurusha ibindi. Ubizane hano kuri iki. Ibi muri kubona ni ibiryo byazo bisanzwe, ibyo bisanzwe tugaburira inkoko zisanzwe, nta bidasanzwe birimo, ni ibiryo by'inkoko bisanzwe. Ushobora kubyikorera cyangwa ugakoresha iby'uruganda. Nazibona aha ngaha. Izi mbata nizo bajya bitawa, bamwe bavuga ngo zirinda urugo. Umwihariko wazo sinzi niba mwirize muzumva mu kiganiro twakoze, zirasakuza cyane, zishobora gukanga abantu, zikamera nk'izigiye kubarira. Niyo mpamvu bavuga ngo zirinda urugo, bamwe n'abandi batabizi. Mwazibonye abatazi iwanyu. Iyi ni inkanga. Benshi bavuga ngo ni ikigagari. Iyi mubona iratera. Izikora amagi menshi cyane, zishobora gutera amagi agera muri igihe kigera mu mezi 3. Zitera igihe kirekire cyane. Naho murazibona. Kameramani ashobora kudufasha kegerezaho kamera kugira ngo babone amabara yazo, igituma abantu bavuga ngo ni nziza cyane. Murabona ubwiza bw'amabara yazo, niyo mpamvu bavuga ngo ni umutako bamwe na bamwe, ariko nyine zigatera amagi menshi cyane, akaba ari umwihariko wa mbere zifite. Urabona ko uko tuzigaburira nta bintu bya danje, ubundi zikarya ibyatsi. Yego. Nta bindi bidasanzwe. Ibi ni byo byazo? Ibi ni byo byazo zisanzwe zirya. Indagara birimo soya, ibigori na blanda. Ibigori bituma izitera zitanga umusaruro, ikinda mu gifu zigatera neza, naho indagara ziziha vitamine, soya nazo zirazifasha buriya zisimbura inyama, mu bwoko bw'inyama. Urabona nk'indi ni igisoro, urayibona? Ni kibawa. Ni isake itaratangira kwiga kubangurira cyane umushinga y'ibona. Yego. Ntabwo biryana bino bintu uko mbona ikishaka kungurukana. Ziga ziryana ariko ntabwo ari zose. Naho ntabwo bamwe. Izikora izimo ntabwo ziryana cyangwa ziraryana. Ntabwo ziryana. Ari izo usanga zifitemo amaraso yo kuryana. Ari nayo mpamvu bamwe bavuga ngo zirinda urugo. Izi mwihariko wazo nuko zibonye umuntu zitazi zirasakuza. Ziriye n'urugo.
zirarurinda zirasakuza cyane nyine nta kuri mu rugo bidasanzwe ahubwo nuko zisakuza ku buryo umuntu wese n'uri kurahita yumva ko hari ikibazo kivuye nta kindi kidasanzwe. Ibi bintu se sinzi ngiye ngo mbibonye sirakubeshya wenda nagiye ngo ako nabona bya ari ibindi bindi. Izi inkoko zini imbata zo mu bwoko bwa uwa zifitwa n'abantu bake mu Rwanda kuko ntago ziraboneka ntago zirajya mu Rwanda cyane. Izi ngizi nizo z'inyarwanda tumenyereye. Yego uyu ni umushwi urabona iz'inyarwanda. Izi zose uko muzibona undi mwihariko zifite nuko zikunda kurisha ibyatsi cyane njya murabibona ahantu ziba zaragize nko kumbuga kubera ko ziba ziri kurya ibyatsi. Ni ukuvuga ngo rero kuba zirya ibyatsi bituma zirya ibiryo bikeya ugereranyije n'ibyo byagakwiye kuba ziri burya. Izi muri kona nazo ni imbata muragira ngo murabona iyi ngiyi imbata y'umushwi imaze ukwezi n'iminsi mike cyane iminsi iri imbere izaba yamaze gukura ntabwo zitinda gukura nazo murabona ntabwo zigoye cyane ziba zirishiriza ibyatsi ukaziha ibiryo ntabwo zirya ibiryo byinshi cyane dore izi rero yazo ntabwo twabasha kwifata kugira ngo murazibona ziba zitembera hanze biba byiza cyane kuzitembereza hanze umwihariko ku mbata nk'uko nawe yabwiye mu mavideo yandi yatambutse biba ari byiza cyane kuzishyirira amazi ahantu zikanywa byaba na ngombwa ugashyira amazi menshi mu kintu ku buryo zabasha kujyamo zikoga kuko zikunda koga ahantu mu mazi cyane uramutse turi igishanga urumva byaba byiza kurushaho. Ayo maryani nimwe mugenda mwumva n'ay'inkanga ziri mu kinani ziri gutembera iryo jwi ni iry'inkanga y'inkokokazi niyo ibasha kuvuga gutyo kuko isake yo ntabwo ivuga gutyo nawe ndaza kumvisha ukuntu zivuga. Nimba rero ukeneye icyororo watuganiriza tukakubwira dushobora kukugira inama ku bijyanye n'ubworozi si ibyo gusa ndetse tukaba twanagura n'icyororo. Murabizi ko mu Rwanda ibintu bijyanye n'inyama birahenze cyane igiciro gikomeje kuzamuka ariko nidufatanya nkorora nawe ukorora bizatuma dukubaka igihugu cyacu twihaze ku bikomoka ku matungo. Murabizi ko ari ingenzi bajyana tubwira ngo umubyeyi ufite umwana agomba kumuha igi rya buri munsi urumva byadufasha cyane. Nk'inkanga niba ishobora kumara amezi 3 itarabasha guhagarara urumva ko itanga umusaruro uhagije cyane iratera cyane kandi amagi bakaba bavuga ko afite vitamine ihagije ugereranije n'ibindi biguruka bibasha kuboneka bitanga umusaruro w'amagi. Naje mbereka inkanga yo gatoya ntimujye kure mwebwe mugume hafi dukomeze tuganire twungurana ibitekerezo. Ufite ikibazo watwandikira muri comment tukavugana tukaganira cyangwa se ukatubwira tukaguha nimero. Tubashimire mwe mwakomeje kubana natwe kuri The Sun Rwanda. Ntabwo ari ibi byonyine tuberetse kuko tuzabereka n'izindi video ubutaha tuzabategurira iyi nkanga zonyine tubabwira amateka yazo tubabwira amakuru yazo ndetse tubereke n'amagi yazo tubabwira umumaro wazo. Tuzatwashatse amakuru ahagije kurusha ayo dufite ubu ngubu. Ikindi tuzabaganiriza kuri wabyimbitse nazo tubamenyesha amakuru yazo menshi ahagije nutabashe gusobanukirwa uburyo ngo zirinda urugo nkuko bamwe babivuga tumuha amakuru ahagije byose nta kibazo. Tubaganize ku mbata z'inyarwanda nazo nta kibazo amakuru yose dukomeze tuyabahe. Ikindi kandi tuzakomeza tunabahe iby'imyidagaduro ababyinnyi abaririmbyi nkuko bisanzwe abavuga imivugo filimi byose ndababwiza kuri turi kumwe nta kibazo. Ntabwo nasoza rero ntababwiye uwateye inkunga ikiganiro cyacu akaba ari waduhaye ubufasha bwo kudukorera video ntabwo twayishyuye dukoreye ku buntu nk'umuntu ukunda ibintu dukora wifuje kudushyigikira. Keneye kumuvuga azabibwirire ababwire n'ibyo akora naho mushobora kumusanga watambuka ukaza ukavugisha abafana bacu. Ndabasuje cyane nikoke vantu uko bisanzwe nkora 6TV Rwanda nk'abankamera cyangwa se nangishuri ryiza rimeze neza. Uyu munsi nari gusa The Sun Rwanda ngo atwereke uburyo The Sun Rwanda se niki beramo iki. Twabonye byinshi twabonye amatungo ubwoko bwayo twanabikunze nta kintu navuga rero nabashimira cyane mu makuru cy'icyo kiganiro umunsi ku munsi makuru gukurikirana The Sun Rwanda ibintu bigano babaha n'ibindi bitandukanye mwakoze cyane kandi narashimye. Ariko hari ikintu tutabashe kumva neza urumva nko kuri The Sun Rwanda The Sun Rwanda umuntu yabivuze ni ijambo riba ryumvikana cyane. Yego izina rya uvuze hari umuntu utari kwasha kuryumva neza gerageza byibuze uryumvisha umuntu ku buryo na wa wundi twese ntabwo twabashe kugira amahirwe yo kujya mu ishuri na wa wundi nyine utarakandagiye mu ishuri ashobora kuvuga ati ndi ahangaha akahumva neza wadufasha ukabitwumvisha neza. Yego uyu munsi wenda reka mbasobanurire kuri 6TV Rwanda 6TV Rwanda utararengaho 6 ni iki 6TV 6 ni TV ya gatandatu yo mu Rwanda. Icyo ngicyo ni gatandatu TV ubwo cyangwa se TV ya gatandatu yo mu Rwanda. Icyo nashaka kumva neza. Yego ndagushimira cyane rero wamaye kuba naje ikaze mu bintu byawe kandi nagakumubona ngo nagombye kuzanye nuko niboneye nanabishimye cyane kandi wakoze
nzagaruka ubutaha ntago ngiye gutyo gusa umenye imbata yo kurya nese bivuze nabonye niki ntago nagenda gutyo gusa utamaye imbata yo kurya gusa abakunzi ba Desani Rwanda nkuko turi kubabwira agiye kujya dufasha gukora video nziza tuzayiducisha ku rubuga rwacu rwose mube hafi mujye mukurikirana ibihangano byacu duhari ku bwanyu niba ari cyo bifuza ko twakora tukakigukorera niba wenda urugero ufite ibirori ukaba wifuza ko twakuririmbira twakuvugira umuvugo turahari ku bwanyu niba ari video wifuza ko twagufasha turahari ku bwanyu murakoze kandi gukurikira ikiganiro cyacu naho ubutaha ntabwo tugiye burundu turahari ngo dufatanye kubaka u Rwanda by'umwihariko Pazo wabwiye ko tuzatubaha video igihe kinini cyo ngo banategeza bavuga ati sizi video tuzatubona ryari ese tuzatubona mu masanga kugira ngo babashe kuba babimenya banabimenyera video kenshi zijyanye n'ubworozi tuzajya dukora uko dushoboye byibuza buri weekend tubagezeho video ijyanye n'ubworozi nawe iz'imyidagaduro zo zizajya ziboneka kenshi cyane kuri TikTok niho dupostinga kenshi kuri YouTube duzishyiraho gakeya ariko nazo muzajya muzibona tuzajya dukora uko dushoboye na buri cyumweru tunyuze filimi ku rubuga rwacu kwa gatatu byibuza cyangwa kwa kane tuzajya tureba uko tubigenza dushyireho namwe kandi niba ari icyifuzo cyangwa igitekerezo mwaduha tuzajya muzajye mutubwira mutwandikire muri comment turahari ku bwanyu tubasubize imbuga wadusangaho ni kuri YouTube Desani Rwanda, Instagram ni Desani Rwanda, Facebook ni Desani Rwanda, TikTok ho rwose ababyinnyi bacu ndababwiza ukuri ntutangwe murakoze cyane murakoze